Turabasuhuza mwebwe mwese bakunzi bacu mudukurikirana umunsi ku munsi. Yesu ashimwe cyane. Mwebwe mwese muherereye hirya no hino mudukurikirana, kandi turabashimira inkunga yanyu, gukora like ndetse no gukora share ndetse na comment. Tukwibutsa wowe ukiri mushyashya gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Ndazi ko mumeze neza aho muherereye, uko muri mu mirimo yanyu ndetse murimo no kwitegura kwinjira muri Pasika, kandi tuzi yuko ukuboko kwiza kw'Imana isumba byose gukomeje kubana namwe. Wowe rero ugize umugisha ukaba ugeze uyu munsi uhumeka umwuka w'abazima, ukaba ugize umugisha ukaba utari mu bitaro, ukaba ufite umugisha utari mu nzu y'imbohe, ukaba ufite umugisha uri ku kazi, ufite akazi kawe keza kagutunganye n'umuryango wawe, cyangwa se ukaba ufite umugisha wo kuba uri muzima ndetse imirimo yawe irimo kugenda neza, imihigo yawe urimo kwihigura, imbaraga z'Imana zikomeze kubana nawe. Nyemera dufatanye njye nawe dushime Imana isumba byose ikomeje kutugirira neza. Rero hirya no hino ku isi abantu barimo baritegura Pasika, abantu barimo barategura kwibuka izuka ry'umwami wacu, kuko yarapfuye, apfa urupfu ruteye isoni, apfa urupfu rubabaje, arabambwa, amaze kwemera kunyura mu buzima bw'igisuzuguriro, bwo gutukwa, bwo gukubitwa, bwo kugirirwa nabi, ariko intego yari afite ni ukugira ngo abari mu isi bose bahabwe ubugingo buhoraho binyuze mu kumwizera no kwizera urupfu rwe no kuzuka kwe. Imana ishimwe cyane. Munyemere rero dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice 27 n'umurongo wa 51. Haravuga ngo umwenda ukingirije ahera cyane k'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi, isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa, bava mu bituro, maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera babonekera benshi. Umutware utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda Yesu, babonye igishyitsi n'ibibaye baratinya cyane bati ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuvuge ku rupfu rwa Kristo, tuvuge n'izuka, hanyuma tuvugeho gato no kugaruka kwe. Uyu munsi isi yose irimo iribuka uburyo Kristo yapfuye, uburyo yabambwe, inzira y'umusaraba ndetse n'ibyamukorewe byose. Birashoboka ko uyu munsi we wagiye kubona ukabona uriho, ugize amahirwe, ugira ubuzima, ugira iterambere, ariko nta muntu wigeze akuganiriza izi nkuru ngo umenye ngo hari umugabo witwa Yesu wabayeho, avutse mu buryo bw'igitangaza ndetse agakura akora imirimo nk'iy'abandi bana, ariko mu myaka 30 yinjira mu kugaragaza igikorwa cyari cyaramuzanye ku isi. Ntago Bibiliya igaragaza ubuzima bwe bwo mu myaka 30 gusubiza hasi, gusa itugaragariza guhera atangiye urugendo rw'ubutumwa bwiza, ndetse atangira gutoranya abigishwa be 12 bagakora umurimo wo kubwira imbohe ko zibohowe, kandi no kumenyesha amahanga umwaka w'imbabazi. Hanyuma rero uyu munsi wa none Kristo yabayeho, abaho mu binyejana byahise, aba umugabo wujuje indangagaciro za kimuntu, 100% yari umuntu, 100% yari Imana. Yaje kugaragaza uburyo umuntu ashobora kubaho yambaye umubiri agakiranuka. Ni nayo mpamvu bwari uburyo bukomeye Imana ishyizeho, igaragaje ko nta muntu n'umwe uzavuga yuko adafite urugero rwo gukiranuka. Kristo yaje kutwereka uburyo
twanyura mu buzima burimo inzara, twanyura mu buzima budafite tutabayeho neza, twanyura mu buzima bukakaye, twanyura mu buzima bushaririye, tugakomeza gukiranuka kandi duhamya ishusho y'ubumana mu buzima bwacu. Hanyuma rero ahangaha amahanga yose uyu munsi azirikana gupfa kwa Kristo no kuzuka. Bibiliya ivuga yuko amaze gupfa hari ibintu byabaye, ngo umwenda ukingirije ahera waratabutse utera hejuru ugeza hasi. Bivuga ngo umurimo w'ubutambyi urahagaze, ibitambo n'abatambyi birahagaze, ahubwo umuntu wese agiye kuzajya yigerera ahera binyuzwe yuko nta nyamaswa izongera kwicwa kugira ngo umuntu ababarirwe, ahubwo amaraso ya Kristo, igitambo cya Kristo gihebuje ibindi bitambo byatambwaga kugira ngo umuntu ababarirwe. Hanyuma uyu munsi wa none abantu barimo baritegura, bamwe barimo bashatse amafunguro atandukanye, abandi bateguye amateraniro magari, abandi bafashe umwanya uhagije wo gushaka aho bazatemberera, abandi bashatse imyenda mishyashya, abandi bateguye ibitaramo. Pasika abantu bajya bayitekereza mu buryo butandukanye, ariko ndagira ngo nkwibutse uko ukwiye gutekereza Pasika. Ni umunsi wakabaye umunsi wo kuvuga ngo reka nisuzume, ahari iminsi yose yatambutse ni iminsi yatambutse sinakwitekerezaho. Ndagira ngo nkwibutse yuko Pasika bibe uburyo bwiza bwo kwitekerezaho ngo Imana ishubije ubuzima, Imana impaye amahirwe yo kongera kuzamura, yo kongera gutekereza, yo kongera kubura amaso nkararama nkareba mu ijuru, nkibutsa imbabazi z'Imana ku buzima bwanjye. Ntabwo uyu munsi abakristo twavuze ko ari umunsi wo kurya no kunywa, ntabwo twakavuze ko ari umunsi wo kwinezeza, kuko akunze gusanga uyu munsi abantu bamwe bawufata ko ari umunsi wo kwinjira mu bibi, kwinezeza bajya mu bibi, wo kuba ari umunsi wo kunywa bagasinda, wo kuba ari umunsi ubusambanyi buzamura urwego. Ahubwo uyu ni umunsi twicara tugatekereza tukavuga ngo koko uyu munsi yari mu gihe gishaririye, ni umunsi abamukurikiranaga bari bahiye ubwoba barebye ibyo yakorerwaga. Imana ikugirire neza. Hanyuma rero nyuma y'uko umwenda utabutsemo kabiri, ngo amaze gutanga, habaye igishyitsi gikomeye cyane, habaye igishyitsi gikomeye. Bagiye kwa Pilato baramubwira ngo uyu mugabo yavuze yuko namara gupfa nyuma y'iminsi itatu azazuka, none turashaka abantu bagomba kurinda iriya mva. Yari amaze guhambwa. Ngo barangije baramubwira bati duha abantu babasha kurinda iyi mva, heje abigishwa batazaza bakamwiba bakavuga ko yazutse kandi atazutse. Mu yandi magambo barwanyaga izuka rye. Uyu munsi imirimo urimo gukora, ndagira ngo wumvire ko ishobora kuba gushyigikira izuka rya Kristo ari byiza, ariko ishobora kuba irimo no kurwanya izuka rya Kristo igihe ibaye ari mibi. Hanyuma abafarisayo bamaze kugeza kuri Pilato icyo cyifuzo, Pilato yarababwiye ngo ngaho nimushake abasirikare babikore nk'uko bagomba kubikora. Nk'abasirikare baraza babashyira aho ngaho, bafata igitare cyari gipfundikiye yamva ngo bagihomesha ubushishi. Mu yandi magambo byari ugushimangira ngo imva isindagirweho icyo gitare, nashaka no kuzuka ntibikunde. Ariko byari ukibeshya, kuko uyu munsi wa none ibyo urimo gukora udatekereza ku kugaruka kwa Kristo urimo kwibeshya cyane. Bibiliya iravuga ngo ibyo bakoze abasirikare barabirebaga, barangije baragenda. Hanyuma ku munsi wa gatatu marayika aramanuka abirindura igitare. Kristo yari yazutse. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo mu kuzuka habaho igishyitsi gikomeye. Ingabo zari zirinze
igituro, ngo zigwa igihumure, ziyoberwa ibibaye, zigira ubwoba, ariko ngo bamenya ko azutse. Baragenda babwira abatware, barababwira bati yazutse wa mugabo. Hanyuma ngo babaha ibiguzi byinshi byo kudahamya uko kuri. Turi hano kugira ngo duhamye ukuri ko Kristo yapfuye akazuka. Turi hano kugira ngo twamamaze urupfu rwa Kristo, tuvuge n'izuka rye, kandi tuvuge yuko azagaruka. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo akimara kuzuka, azukane n'abera. Ibituro byari bikinze, bakiranutsi bari barapfuye. Isi kuva isi yaho kugeza icyo gihe ngo barazuka, biyereka abantu mu murwa, batembera muri Yerusalemu, ngo biyereka abantu bakavuga ati mbonye runaka, abandi bati mbonye runaka, gutyo bagenda biyereka abantu. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Basubira muri paradizo, bajya muri paradizo, kuko yabwiye igisambo igihe yabambwaga, cyamubwiye ngo mwami ratunyibuke kuko nugera mu bwami bwawe. Arakibwira ngo ndakubwiza ukuri yuko turi bubane muri paradizo. Abera bari muri paradizo, bategereje gutabarwa kw'itorero, bategereje guhamagarwa kw'itorero, tugahererwa hamwe ibyasezeranijwe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngo abasirikare barindaga imva babonye ibibaye, baravuga ati uyu yari umwana w'Imana. Ibyo turimo byose turibeshya koko uyu muntu yari umukiranutsi. Turahari kugira ngo Yesu duhamye ibyawe. Turahari kugira ngo tuvuge yuko uri umukiranutsi. Turahari kugira ngo tuvuge ko uri umwana w'Imana. Turahari kugira ngo tuvuge imbabazi zawe. Turahari kugira ngo twamamaze urupfu rwawe. Turahari kugira ngo tuvuge kuzuka kwawe. Turahari kugira ngo tubwire amahanga yuko uzagaruka. Imana ihabwa icyubahiro. Turahari kugira ngo tuvuge imbabazi zawe. Turahari kugira ngo tuvuge urukundo rwawe. Nawe mu byo ukora byose amamaza Kristo ko azagaruka, amamaza ko yapfuye, amamaza ko yazutse, amamaza ko ari muzima, atakiri mu gituro. Imana ishimwe. Mbese gukora kwawe, mbese urimo uragaragaza gute inkovu za Kristo? Urimo uragaragaza gute imbabazi za Kristo ku buzima bwawe? Bibiliya iravuga ngo agenda yereka abantu, ndetse aza no kwiyereka abigishwa. Hanyuma igihe kigeze abereka ibimenyetso batuma, agenda abereka uburyo yatewe icumu, ndetse bamukoza ibiganza mu rubavu, ndetse abereka n'inkovu mu biganza. Hanyuma igihe kigeze baza kumusezera, bamugeza ku musozi w'Elayono, aragenda. Ijwi rivugira mu gicu, uko mubonye agiye niko azagaruka. Nuko rero itorero ryaje kwakira ubutumwa bwiza. Hanyuma haboneka abavugabutumwa, haboneka abapasitori, haboneka abagaragu b'Imana. Nawe wakira agakiza bitari gushoboka, nawe uba umukozi w'Imana, nawe uvuga ibya Yesu, nawe wizera Yesu, nawe uhamya Kristo, nawe kandi uramwiyegurira. Ndagira ngo nawe usigaye tukibutse yuko umwami wacu agushaka. Icyatumye abambwa, icyatumye aza agaca muri buriya buzima, icya mbere byari ukugaragaza ko umuntu wambaye umubiri abasha gukiranuka bigakunda. Byari ukugaragaza ko muri ubu buzima butoroshye, ibyo kurya ari bikeya, imyambaro ari bike, abantu badafite aho kuba, mu buzima bw'intambara, wabaye imfubyi, wabaye umupfakazi, ubayeho nabi. Ubwo buzima turimo Yesu yahishuwe, ahishurwa avukira mu muryango ukennye, avukira mu muryango utazwi, aba ahantu hagayitse, ndetse arasuzugurwa. Ariko ubwo buzima bubamo, akomeza gukiranuka, atangiza itorero kugeza ubwo yarinze asubira mu ijuru nta cyaha kimubonetsemo.
byari ukugira ngo bigaragaze yuko nawe ubwawe ubasha kumukurikira, ubasha kumukorera, ubasha kumukiranukira, ubasha kumukunda, ubasha kumwubaha, ubasha kuba imbata ye, ubasha kuba insuzugurwa ku bwe kugira ngo aguhe ubugingo. Mbese urabyizeye? Ufite intego yo kuba umugaragu wa Kristo? Ufite intego yo kuba intumwa ya Kristo? Ufite intego yo kuba inshuti ye? Ndagira ngo nkwifurize umugisha w'Imana, nkwibutsa ko Kristo ateguye ibiganza bye kugira ngo akwakire. Imana iguha umugisha cyane. Ntabwo nzi ubuzima urimo uyu munsi, ntabwo nzi ibihe urimo, ariko uko umeze kose mu ruhande urimo, ndagira ngo wibuke ko Kristo ahagaze ku rugi rw'umutima wawe, arimo akomanga agusaba ngo umukingurire. Ndakwinginze ufatanye nanjye gusenga iri sengesho, ngusaba ngo unyemerere bwaba ubuzima bwiza waba urimo, bwaba ububi waba urimo, Kristo arimo ararambura ibiganza ngo akwakire, kandi nawe wamwakiriye akwingingira agusaba kudasubira inyuma, agusaba gukomeza kumuhanga amaso kugira ngo akomeze abone uburyo akugirira neza. Ukuboko kwiza kw'Imana isumba byose ukomeze kubana namwe mwaberamwe, kandi aho muherereye hose mbifuriza kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Dufatanye gusenga. Mwami wacu turagushimiye cyane, tugushimiye igikorwa wakoze cyo kwemera kubambwa ku bwacu kugira ngo Abanyarwanda n'abandi banyamahanga n'andi mahanga yose yakire ubutumwa bwiza. Twemeye kuba insuzugurwa ku bwawe, twemeye kuba imbata zawe, ubuzima tubasha kunyuramo bwose. Ishusho y'ubumana ntitubureho, kandi kugira neza ko bikomeze kubana natwe, byose biyabera nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Mugire ibihe byiza, mugire umunsi mwiza, Imana ibagire neza. Murakoze cyane.